koko n'uyu yarakomeye mu mwakire ku kibuga cy'indege mu muhaye indabo mu muhaye ikaze mu rw'imisozi igihumbi mu manu yihuye ndavuga bagiye kumwakira bo muri Mukura mu masaha atageze muri 48 muti umutoza arigendeye abantu batse Mukura iri serie bigenze gute Mukura iri serie ngira ngo umutoza Thomas Trucha yari yamaze kumvikana n'ikipe ya Mukura Victory Sport kuyibera umutoza mu gihe cy'imyaka 2 uburyo bwa hiring process murabizi ko umwaka ushize Mukura yahaye akazi Canisius iravuga iti reka tugire Canisius yadutoje igihe kinini imyaka maze igera ku y'ubuzima bwe bwose mu mupira yayimaze mu ikipe ya Mukura Victory Sport reka mugirira icyizere noneho ubwo umutoza agiye afahamye Lotfi noneho de icyizere umutoza umenyereye DNA ya Mukura wabaye umutoza wungirije wabaye umutoza w'ikipe y'abakiri bato so mu kwa pointing Canisius ntabwo abantu babyumvaga kimwe ngira ngo mugaragara arabizi n'abandi barabizi ntabwo abantu babyumvaga kimwe hari bamwe bavuga bati oya Canisius yaguma aho ngaho agakomeza agakurikirana projet z'abakiri bato akaba n'umutoza wungirije tukamushakira umutoza mukuru abandi bati none se yaza graduating ryari ko nawe byayo byose kugumana umuntu mwabanye nta kintu na kimwe umushinja yaritangiye ikipe mwamuhemba iki ubwo la raison du plus fort mu gifaransa niko babivuga igitekerezo cy'abavugaga ko Canisius akwiriye guhabwa amahirwe nicyo cyatowe Canisius ahabwa ubutoza ikipe ya Mukura Victory Sport so Canisius yaratoje Mukura isoza ku mwanya wa 7 ejo bundi murabyumva umwaka ushize urumva yabaye ya 5 makipe mu Rwanda ibi ya 7 muri rusange bakora assessment basanga umusaruro babonye ntuhagije hari imikino imwe n'imwe navuga ko yabaye imbarutso yo kugira ngo Mukura itandukane na Canisius buriya nta nubwo match ya championnat cyane yanamukostinze buriya match yababaje cyane abantu bamukura Victory Sport ni match Canisius yatsinzwe ya Etincelle match yo kwishyura muri Peace Cup imwe bya bitego 3:15 ibitego 3:15 abantu baravuze bati hano harimo burangare bw'umutoza kudashyira igitsure ku bakinnyi hanyuma hakabonye n'abandi babaga iruhande rwa ekipe bakavuga nyine ko Canisius ari umutoza mwiza ariko nyine ari too perfect rimwe bibari quality ariko ubundi hari biba def akavuga ati ni umutoza mwiza ariko ntakunda kwiteranya n'abakinnyi nyine harahagera ntashyiremo igitsure kugira ngo abakinnyi bumve ko akazi bagomba kugashyiramo imbaraga so Mukure itekereza ko noneho yo muri hiring process y'uyu mwaka bashyiraho komisiyo y'abantu bagera muri 5 bari net kwiyongeramo na MD w'ikipe ya Mukura ngo abantu 5 bakunda Mukura ariko bari net bakora indi mirimo itandukanye isanzwe ariko bahora hafi ya ekipe bayikunda bayikurikirana bashobora kuba bajya inama avuga ati iyo komisiyo turayikora twongeremo MD nk'umutekinisiye ubana na ekipe na vice president wa ekipe kugira ngo nabo baze bafashe iyo komisiyo y'abantu bataba muri Mukura bataba mu buyobozi bwa Mukura ariko afite ubumenyi ku mupira kandi bakunda Mukura ku buryo nyine iyo komisiyo izakora baba komisiyo y'abantu 6 so Mukura yatanze itangazo abantu 20 basaba akazi na Canisius yasabye akazi abantu 20 baraplayinga basaba akazi mu ikipe ya Mukura Victory Sport mu guha amanota abatoza hari fiche yari iriho kondisiyo 20 ntago byabaye ibintu biri aho ngaho ngo hase bashyizeho ibintu 20 muri bimwe muri ibyo ndibuze kwibuka naho nabyibuka byose harimo ikintu cya mbere cyitwa licence ofite ngo Mukura yaravuga ngo ufite licence IFA Pro urumva ariyo Trucha yari afite ugomba kuba ufite CAF A
urumva izo niyo minimum requirement. Nta mutoza wa B, nta mutoza wa UEFA A wemewe. Yari requirement ya mbere bayikotaga ku manota 15. Bakagira bakagira indi criteria iyo kureba imyaka kuvuga ngo Mukura yifuzaga umutoza udakuze cyane, kuvuga ngo impamvu iyo criteria yari irimo Ruvuyanga, kuvuga ngo abatoza bakuze cyane ni abantu baba baramaze kubaka ibigwi n'amateka barasilinze. Mukura rero yifuzaga umutoza wumva kwitoza nawe ari ukuyubakiramo seve. Wa mutoza niba afite imyaka ikiri mito agifite ambition zo kuzagira nawe ahagera, akavuga ngo yakorera neza cyane Mukura ku buryo yayubakamo CV atekereza nawe yeminga hayi, akavuga ati ibyo byatuma ikipe ibona umusaruro. Indi criteria ntabwo Trochara afite 50 avuga ati byibuze buri mutoza utaranyine 60 kuko abatoza nyine niyo range abagifite byinshi haranira gikeneye nawe kubaka CV ye. Hanyuma indi criteria navuga yari iyo kureba longevity, umutoza atinda ahantu gute. Mukura ntiyifuzaga nyine babatoza usanga muri CV ye yaratoje amakipe 20 ko hamara amezi 6. Bararevuga ngo ni umutoza waza akicara akabana na ekipe muri projet y'umwaka umwe 2 bikagenda neza. Nabyo babishyiragamo n'izindi criteria nyinshi z'indimi nebyo icyo kintu ni ikintu cyiza kuko iryo huzagurika nagiye iyo instabilité burya ku mutoza bikwicira projet byica projet kandi umutoza mu by'ukuri ntabwo bari seriye. uri umutoza wicara hano niba hembwaga 3 umubwiye ati turongere igiceri cya 50 bibe 30 na 50 ukabura giye wagera hano bati bibaye bingaye ukabura giye usanga mu by'ukuri ntabwo bibari ibintu byiza. Mukura rero ifite criteria, izo criteria mu kugenda batanga amanota byaje kurangira hagaragaye urutonde rw'abakandida 5 babonye amanota menshi ugereranyije n'izo criteria zari zashyizweho. Abatoza 5 bari barimo rero Thomas Tuchel ntabwo yari umutoza wa mbere washwaya Mukura yari yabonye profile ziremereye pe z'abatoza beza. Nababwiye umutoza bita Alexandre Latif, ni umutoza watoje ekipe ya Stade d'Abidjan akaye igikombe cya championnat z'imyaka 60 atagikoraho. Watoje za Barimo Garanti muri Afrika y'Epfo, niwe wari choice number 1. Ariko nyine Mukura nayo ifite ubushobozi bwayo hano bugarusha muri ya komisiyo. Impamvu harimo MD akabamo na vice president nuko aribo bazi ikigega n'ifaranga uko rimeze. Ba bandi bo ku ruhande bavuga ati umutoza ni mwiza reka bare duhayaringa, ariko komite niyibizi ikirimo iradiringa nayo. Alexandre Lafite yaciye Mukura guhembwa $6,000 ku kwezi. Ni umutoza w'imyaka 32. Nangaye mu Banyarwanda ni miliyoni zisaga 700 urumva yo karacyafite n'inzara nyine ashaka kwiyubaka ariko oyafite na save n'igiseve kiremereye. Uwo mutoza ntibyakunze. Umutoza rero wa kabiri buriya Thomas Tuchel ni umutoza watoje AFC Leopards ayimaramo imyaka 2, Orapa United ayimaramo umwaka, Township Rollers ayimaramo imyaka 2. Yanabaye umutoza wungirije muri Victoria Prison iwabo. Abo umutoza wungirije muri Victoria Prison ni umutoza wari ufite igiseve kinini cyane. Yaratoje FC Cape Town yo muri Afrika. Noneho we kubera ko yamaze igihe kinini muri Botswana, umugore we ni Umutswana, ni umunyabotswana. Yaganiriye na Mukura bumvikana no guhembwa mu mafaranga mu manyarwanda. Yafataga calculator akabara mu manyarwanda, yemera guhembwa miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko nyine bakamuha n'ibindi, imodoka, inzu, karbira, electricité, telefone, byose Mukura yari kubitanga.
urumva ko yari ikipe yabonye proje impamvu Thomas Tuchel yatoranyijwe mu bandi batoza yari kubitanga urumva ko yari ikipe transfer commitment donc kwemera nyine ko uzaza ugasinya byose harimo rero ingingo yo gusesa amasezerano mwabonye ko mu itangazo mukuru yavuze ko hari amafaranga yahawe kubera ko atubahirije ibikubiye mu masezerano Thomas Tuchel yari yasabye ko mu gihe mukuru yamwirukana mbere y'imyaka 2 yaragiye gusinya yazamuha imperekeza y'amezi 4 nawe yayisezera amasezerano yatarangiye akubahiriza obligation yo kwishyura amezi 4 y'imishahara so Thomas Tuchel umunsi bajya kumutora ku kibuga cy'indege yari afite proposal yo muri Maldives mu birwa abantu bajya gutembera muri za Maldives shampiyona yabo bayita Divehi Premier League shampiyona muri Maldives yo muri Maldives akaba yari afite iyo proposal yari arimo araganira nabo mbere yuko asinya amasezerano muri Mukura yabanje kubaza ikipe zo muri Maldives nizo ari choice number 1 kubera ko zamuhaga amafaranga menshi kugereranya nayo Mukura yamwishyura Maldives urumva ni muri Aziya kandi yaravuye no muri Malaysia urumva birahura baramubwira bati turakulozinze ntabwo tuzagwa akazi dufite undi mutoza turimo turavuga yaje mu Rwanda ku cyumweru mu gitondo nibwo yahageze ari mu nzira gihuye asaba ko bamushakira wifi yihuta aravuga ati hari ibintu ushaka gukora kuri internet byihuta naho shobora kuba yaheruka ku kibuga cy'indege kuri wifi ya Ethiopia yarabonaga ko muri Maldives bashobora kuba bahinduye ibitekerezo so yaraje agera ihuye Thomas Tuchel ikindi kintu yari umutoza donc mwiza mukurira hombye kuko ni umutoza wikomitinze kuzana n'umuryango wose cyane aravuga ati nzazana n'umugore n'umwana kugira ngo ngeyo nje mu kazi ngakore ngashyizeho umutima nta kibazo na kimwe mfite vacances ikiruhuko nemerewe nzajya ngifata mu gihe cyanyacyo cyagera yaraje akigera ihuye mu ijoro ryo ku cyumweru kuko ejo ubundi yagomba gusinya amasezerano kontra yo muri Maldives birabonetse namubwira bati ibihumbi 10 by'amadolari nibyo azajya ahera ariko ku gakipe nakaye muri utu dukipe 10 dukina shampiyona ya Maldives reba shampiyona iheruka yatwaye nitwa Mazia CRC reba nk'iyabaye nk'iya gatatu yitwa New Radiant ndumva ari New Radiant Sports Club urumva hanyuma Maldives kugira ngo bakwereke ko bari serious bahise bamwoherereza email bamwohereza transfer y'amafaranga ya install yo kwinstall n'abasirimu urumva bahita bamwohereza ifaranga mu gitondo Mukura yagiye mu biganiro nawe kugira ngo asinye amasezerano barimo arategura pepa zose ngo birangire aravuga ati mfite indi ngingo aravuga ati nazanye n'umugore n'umwana ati umugore yaba yakiboneye contract yarambwira ati have tubikora ikosa tujye numvaga nstikinze kuri Mukura bari urumva mu kugera ihuye banamweretse stade bazajya bakiniramo yari yabonye umujyi wa Huye aravuga ati urananiwe wari waje kumwakira yarabonye stade ya Huye abo yacumbikiye muri hoteli abona umuryo nyina ari umujyi utuje yango yari yahakunda aravuga ati rero akaruta kandi karakamye inota ya 3 n'inote y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 10 tina amafaranga ntabwo ari ngombwa kubaza umugore niba wabura umusiribateri aravuga ati umutima namurahagije nta kundi byagenze ntabwo nari mbanze pe ati ndabasubiza ibyanditse mu masezerano kugira ngo mbereke ko binambabaje kandi ndi umuntu uri honest turabyemeranwa mumpe account muri transfer amezi 4 yayishyuye Mukura cash ni ibihumbi 15 by'idolari nibyo numvise ni miliyoni 12 mu manyarwanda miliyoni 12 z'amanyarwanda ngo ni ibihumbi 9 n'amagana yishyuye miliyoni 12 cash
arabwira ati Mukura rwose ngiye no kubafasha ikintu yabwiye Mukura yavuze ati ngiye kubafasha mbahe izindi seve z'abandi batoza nabanye nabo muri za Kenya n'ahandi naciye mwinyurizemo ijisho murebe niba hari uwansimbura ati ndabashakira abatoza beza nabo murebe niba hari uwaza akansimbura kuko nisha amasezerano yanyu mbicira plan n'igihe na time so bumvikana gutyo asubiza amafaranga afata imodoka yaraye agarutse i Kigali bategereje ko ejo azafata rutema ikirere akajya Mukura yagiye hura n'utuntu tw'utubazo mu minsi ya nyuma ko bamwe abatoza bose bavugwaga urumva nanuze na Kukurasi yagiye muri Ghana muri equipe twa Bibiani Gold Stars urumva ikintu cyahise kibaho ngo iyo nkuru ikimenyekana ya komite barongeye barayihamagara ati ko byanze tubigenze gute baravuga bati mugiye ku rutonde uko bakurikiranaga Petros Kukurasi niwe bakurikiragaho bamuhamagaye basanga yamaze kumvikana muri na Bibiani Gold Stars ni ikipe ya y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro urumva ni ikipe ikomeye ntago wajyamo mu ikofi ntago bacukura agasegereti Ghana ni gold coast ni mubizi se cyane zahabu kabisa ni zahabu ariko icyo nicyo kikwereka mu by'ukuri profile ikomeye y'abatoza Mukura yashakaga nicyo kikwereka profile icyo kikwereka ko ari abatoza b'abahanga ubwo rero ku rutonde hakurikiyeho undi mutoza noneho abantu ukomeye cyane nibagira Imana baramubona natabagora ku mafaranga cyangwa se nawe ugasanga ari komitinza ahandi hari indi profile iremereye cyane y'umugabo bita Dramani urabyibuka nakubwiye watoje Heart of Oaks muri Ghana wabaye directeur technique wa ya Right to Dream Academy imwe yaciyemo ba Mohamed Kudus nakano kana ka Simon Adingra Kamaridini Sulemana ni academy ikomeye cyane uwo rero wabaye directeur technique akaba n'umu instructeur wa CAF erega natsofoke ne equipe ikomeye nizo munyezamu akinegana mu gikombe cy'isi ntakina hatsofoke akina Heart of Oak uwo rero Dramani n'umunyagana w'imyaka 60 Mas Udidi Dramani Mas Udidi Dramani imyaka 60 rwose uwo rero bivuga ko n'ikipe yitwa Port City ngo yari iri kumushaka iwabo muri Ghana yarizamutse vuba ikipe zo muri Ghana zikeye zizamukana imbaraga ko nka Samaritex ya Badauda yavuye mu cyiciro cya kabiri zamuka mu cyambere itwara champion uwo mwaka bafite ukuntu bino bigo byo muri West bano bakinnyi Burayi basigaye bagira cooperation n'amakipe yo ku mugabane bure kuko babiswa ari impano banga bakabona amafaranga aturutse hanze yabona uzi ko uyu mugabo yabaye n'umutoza wungirije wa Black Stars yego umve Trucha na nibeshye ya kipe yabaye ya gatatu muri Maldives nagari agiye mu ikipe yabaye ya mbere muri Maldives yitwa Mazia niyo yagitwaye yagiye gutoza Roma Trucha yaravuga ati none ikipe yatwaye n'igikombe uzengazana kina Champions League yazakina Champions League Roma yarebye ku mafaranga reba no kuri CV avuye muri Malaysia kujya Maldives no kwambuka nguyu bita Dramani abantu bari kuri YouTube baramubona Dramani imyaka 60 aba bantu bazi umupira muri Ghana uyu mugabo ni umuntu azi gusobanura umupira uyu mugabo
ameze nka mento na kanamugire azi umupira abantu ari umusaza ufite experience abantu barebera muri amarinete babazi kureba n'impano z'abakinnyi ni rupe walayi cyane azi umupira uyu musaza byonyine kuba yaba director wa right to dream ni safe ikomeye cyane uyu musaza ko atofoke muri Ghana atofoke ni nkande su atofoke ni nkareyo kuko uvanyemo Asante Kotoko de Kumasi no kuri ubu ngubu wenda kwa amakipe y'abafana asa nkaho yacitse imbaraga no kwisi yose akaba araje za Berikumu mu Chelsea akazo za Samaritex z'abashoramari nizo za Bibiane n'izindi zitandukanye zo muri Ghana ariko ubundi amakipe kera arakomeye ni Hatsofoke na Asante Kotoko numva zombi zifite ibikombe bya Afrika. Asante Kotoko yetwayemo igikombe cya champion uyu musaza Asante Kotoko de Kumasi yetwayemo ibikombe bibiri bya champion uyu mugabo yaba ari nka nyakwigendera Jean Marie Ntagwabira we yaratoje hombi abakipe akomeye iyo muri Ghana n'umuntu umuhanga cyane. Mzehe Dramani Didi aramutse bikunze ko mukuru isanga kiri ku isoko ahubwo se amafaranga arayemera amafaranga nayo akayemera ko buriya mukuru iraza kureba mukuru igira mukura mu bahemba 3 na cyane miliyoni 3 mukura ni y'Ibutare yabibona ko ari y'Ibutare ubwo ni negosi ikazana amazina uzika aya mazina y'abatoza bazwi gutya uziko nka zariyo nk'aba banyamahanga zirutse kuzana badafite service imeze nk'izi ngizi abitwa bajiriye mete n'abatamagiye bacamo erega mukura ni yihuye ku itara pe impamvu binagendera kuri MD uburyo nuvuga ngo afite link network afite network na sports agencies hano ku mugabane wa Afrika ariko si n'ibya MD gusa neze mukura wa mutarama watoje amavuba akayaha igikombe ntabwo ari Nando Vakare we yari yahageze ati MD nteri yakaje mukura nakantu ko muri jene ni ibintu bya ngo ibintu by'umupira bya mukura nibyo akazi gakomeye MD aragakora kubera ko afite connection cyane ariko habamo nyine no kuba buri gihe abantu bari iruhande rwa equipe ibintu by'umupira bifite bakanosi donc ntago ari abafana babandi bo kuvuga ngo ntabwo umupira nigeze nkureba na rimwe urabona hari amakipe ajya atora nk'umuntu abamumeruka kuri stade 9-6 abundi asanga kenshi urumva abantu none se mukura yoborwa na Yves yarebye mukura yiga muri primaire Jean Paul ni vice president umwana wo kwifisha ni abantu nyine baba barakuze bareba umupira kandi bakiri bato amakipe afite abayobozi batazi n'abacyanga bakara kagufi akageze takwira nikitwa kandi ngo kagahungu ngo kakina hari urumva ariko abantu batipe bafiteho nosi ariko na MD afite connection ikomeye cyane ni umuntu bafasha cyane bikomeye. Ngiye rero mukura ndumva bisobanutse by'umutoza n'uburyo batandukanye n'impamvu batandukanye nyine byose mwabyumvishe. Tujye muri reyo rero mbere ko tuza muri mukura tubabwire ko Juste yamaze irumva Juste yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Mukura Sport ikindi kandi muri mukura umusore ukiri muto yitwa Dusemana Olivier bakunda kwita Ndugu uyu nguyu akaba nawe avuye muri Unity akaba yasinye amasezerano azamugeza muri 2029 mukura neze nawe Sajate ntaraza se niyo nkuru ava muri Etincelle cyane rwose Sajate ngo agomba kuza niyo nkuru bira mediane kabisa kaze yongera kuri babana ba Tresforo bo muri Muzamuhanga Muzamu Leandro wa Gasogi urumva rero ko ari ibintu mukura nyine nayo murabona ko irimiragura nka ko kwa kundi RAYON-SPORT yabanje kuzana abana abanyempano ariko abana bafite imana uno mwaka gahunda nta muntu uri hejuru ya 27 abonye ko munsi iyo myaka bari buze kuba bari gusinyisha abonye ko ntuze yigire muri wa munyagana Boateng yagiye muri no yagiye muri Djibouti muri kipe igiye gukina Sekafa yagiye muri RG yo muri Djibouti ntuze Garde Républicaine wena Somana Patrick cyane papi yavuye muri Ethiopia ngo bose barakina no Sekafa irabiryoshye Sekafa yaryoshye wa muntu ibintu birakomeye Sekafa itego Sekafa irakomeye cyane ariko none ngiye ikintu buriya nakunze Sami Sekafa ntabwo nakunze ibintu bibi kuba amakipe yose ya champion yaritabiriye uvuga ngo Kenya Uganda u Rwanda amakipe yose yatwaye ibikombe akitabira icya kabiri ni iriya foruma
iyo vuga ngo urasohoka uri uwa mbere mu itsinda nta bintu bya best ruze nta bintu bya best ruze 3 akanye biriya ntabwo nabyemera uri sibyo byiza ishusho nibwo rikomeye amakipe abiri ushaka imikino myinshi idakomeye abari byo sawa ushaka imikino myinshi idakomeye niba ushaka ko amakipe 12 asezererwa ne gusa hagasigaramo 8 wowe kino gikombe cy'isi kitararyoshye ariko zazi n'ubundi zakabaye zitaritabiriye iyo muri ya foromake na za Iran Infantino gashaka kugera 68 niyo mpamvu yefe iramuhitana yefe ntabwo bari kurebana neza Seferina yararakaye Seferi ntabwo yigeze yitabira finali yigeze aza ariko perezida wa Koni Muneboro arawe ashyigikiye 68 erega ikintu cyabaye mu mupira w'amaguru kuri ubu ni nka kwa kundi umukire leta igenda igafasha abakire bakaraka kuko baba babuze abakozi babuze mendevu iyo umukene yabonye amafaranga n'igiciro cyo kiriyongera Afurika kwa ko yabyungukiyemo kwa ko EF yaryamiye indi migabane igihe kinini baze ko amakipe 32 y'igikombe cy'isi abaga arimo 13 y'abanyaburayi uzanacunga burya iyo igikombe cy'isi kibaye abanyaburayi ni gacyo uzabona ikipe ikomeye irenze imwe yabuze tike ariko ku yindi migabane hari igihe wasangaga nk'itsinda rya 2006 ndaryibuka ryarimo Cote d'Ivoire, Misiri na Cameroon ziri nko mu itsinda rimwe ryo gushaka ikipe imwe ijya nko mu gikombe cy'isi kafu yo irishimira ko amakipe yayo yazamutse no muri Aziya bamuryamye kuko amakipe yarazamutse meme nazako ni mebol ariko abanyaburayi babati wapi imikino ni myinshi kubanga nk'ubu kalendire ya championnat y'Ubwongereza yegeye imbere y'icyumweru babati nk'ubu Champions League gukina muri preliminary n'igikombe cy'isi cyarimo aho ngaho yefa nibyitemera avuga ati ibintu ifa yazanye ntabwo turi kubyemera nego hanyuma tujye muri RAYON-SPORT mwaka byaramwe abareyo barenda kunyica kuri YouTube abareyo nabo reka 20 ntihagire abareyo bavuga ngiyo reyo ngo bari kuyataka ngo bavuga ngo ntikiri bugaruke ahubwo zana ko mwabonye ko igiye gutwara Taiba barimo controlling n'ibitego byabo ukuntu babyogeje zana ko n'ibitego byabo ejo bundi ukuntu babyogeje ibitego bya Rayon zana ko ni banki komercial yo muri Zambia Taiba yababonye ikipe nziza zana ko muri Zambia ni Zambia National Commercial Bank ni nka hariya hari banki komercial tukigira inahara yari beseri yabaye Endem Bank ni beseri ya kera ni beseri yo muri Zambia abana b'abanyarwanda cyane muri atake abakinyi bacu barasohotse ariko dufite isoko ryo muri Zambia sinzi umu agent uri kubatwara kuko niba ureba n'uwitwa wa mu defenseur wa Marine nawe yasinye muri Mufurira Wanderers hari abakinnyi benshi bavuye mu Rwanda bari gusinya muri Zambia rero uwatwaye bano yitwa nde Dibuma ninde kaze ndebe neza aramutaramu wo muri Marine wasinye muri Mufurira Wanderers yahoze ari ikipe ikomeye nayo niyo muri Copa Belt yitwa Mutaramu mu defenseur wa Marine mu defenseur Ndombe Bivula Ndombe wa Marine yasinye Ndombe Bivula yasinye muri Mufurira Wanderers Mufurira Wanderers ni ikipe yahoze ikomeye kera imwe mu ekipe yarakomeye cyane muri Zambia ariko Marine nayo abakinyi bayishinze Ndombe yabonye aka breaking news none ubwo nazana ko urumva agent yabaro nyuma yuko abaye appointed noneho yatangajwe ku mugaragaro Superintendent Diane Ntakirutimana Secretary General wa Police aratangajwe rwose mu minota SP ni superintendent arakomeye ni major arakomeye cyane superintendent niwe baye SG niwe baye SG team manager yarabonetse nasimbuye CIP ni recorded team manager ntaraboneka urumva ko ntaraboneka team manager ariko still azagaruka ari umusivile ubwo baduhe na nimero tujye tumuhamagara rero tumubaza ibya polisi nabonye kuri social media babibaza Rutikanga apande bamubwira ariko se kuri kuvuga ibya Reyo ibya polisi byemeze bite ngo uriya Didi bamushyizeho na Nkuranga bari urumva ko muri polisi basimbuje banazamuka ku maranga muri kwa gutumira kwawe kw'aba sportif se nimero ifite mutuzanira tuganire umupira ase kari friendly force ari ikibazo ariko ubwo sinawe ufite mu nshingano kuvugira ekipe twizere ko aje atandukanye n'uwo simbuye na Korodete bana cyane bose ntago yari media friendly kabisa abe na gato urumva Rugango ubutumwa bumugereho Rugango uyu nguyu yarasanzwe muri cyane rwose birasobanutse yarasanzwe muri mu mikino y'intoki ni umuntu ubona uri kuru we ari kuru aho ni sawa ubwo kera kageze arakavuga ati hano rero ujye ugenda gakeya mu bantu baba mu mikino muri polisi y'u Rwanda umuyobozi wa polisi volleyball
yitwa nde hariya amazina chief superintendent Urugeni. chief superintendent akorera amaranka neza mwita Fanda Urugeni njyewe afanda Urugeni no kureba niba hariho inyenyeri ebyiri kurikiye n'igihanga ariko numva ari nka chief turebere Axel niwe twashinze ibyo bintu murebe ranka agenda ahita Kanze nyine mbere y'amaranka neza. ni Axel ubishinzwe murebe ibimenyetso byayo nahita burya muri force aho kugira ngo umumanure burya wamuzamuye ni chief superintendent yitwa SSP senior superintendent arumva CSP naho ni chief superintendent of police CSP Jacqueline Urugeni chief superintendent of police inyenyeri ebyiri ari zikurikiye mu bagore 10 ba mbere bafite ipeti ryo mu rwego rwo hejuru muri polisi y'u Rwanda CSP bahise banadutangariza director of the police volleyball team baranditse ngo new head coach coming soon stay tuned ngize ngo baramutangaje oya amazi bicu urumva nyine barimo barateguza muri abantu. hoteli oya hano ubwo nuvuga ngo mu myanya hasi ubwo ni team manager ariko ubwo nawe ariko ngo niko bimeze nawe ngo azaza n'umusivili Hano umusivili. urumva reba directeur technique ari umusivile mabombe ubwo team manager nawe ubundi bizagena kugira ngo bahuze ubwo bazareba mu basanzwe baba mu mupira muri akazi ko kumanaginga ama equipe ikaze afande ikaze muri uyu mupira ubundi Nyarugenge turebe uburyo kandanda muri polisi naza wumve kandanda yari ibere muri volleyball ndabona aya ma equipe ya force usanga ibyo twavugaga byacu bya communication umuntu ujya kumuhamagara ngo ndaje ngo tuvugane ngo reka mbanze ngo mbaze ngo fande ngo ngagere gute izo nshingano yo baziguhaye baba baziguhaye nta kundi kujya kugisha inama babiguha babona ubishoboye ugiye kubaza nka fande ka muntu uruga wakongera kumuhamagara ngo afande ngo nasanze ngo ari mu nama ngo reka tuzabonane ejo gute se ntabwo ruwaya imikorere igomba guhinduka tuba dushaka ikiganiro kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ngo buretse gatoya cyangwa ugasanga bagiye kunyuza mu nzira zigoye zo kugira ngo bazasanga igihe wamushakiraga birangiye umwaka w'imikino utangiye tujya muri Rayon Sport abareyo babandi hejuru abana bamereye nabi bampompa ahubwo bati kweri uriyo urayiheza iminota 15 tiruvuyanga ibintu byawe ese barashaka kumva iki muri Rayon ejo si Rayon Sport yaganiriye kuri radio ejo rero yaganiriye kuri radio isaha yose nubwo mumbeshyira ngo simba kunda karimwe nkunda cyane ahubwo kurusha abandi bantu bose babaho ko nakomba ntagize ubu murashaka ngo tubabwire rero ko yisubiriye igicumbi ko mwabonye Rutahizamu uteye ubwoba Junior Kameni controle hari yatanga pass Junior Kameni yarapostinze ashima ko match yagenze ko mwabonye amafaranga mbona handitse ko mwabonye amafaranga abariyo murajya gata miliyoni 55 na 60 mwayumvisha amafaranga avuye muri Rayon Day gata miliyoni 55 na 60 niyo mafaranga rero yabonye abantu rebereye mideni muyegere kuko yari yabonye mirongo na basiri bameze neza abantu bishyuza Rayon Sport bajya kwishyuza rwose amafaranga arahari no bwatsi Rayon Sport rero nta kintu kidasanzwe kiyirimo ubwo icyo umuntu yababwira nuko ino kipe yaraye isubukuye imyitozo yasubiye igicumbi isubira igicumbi nuvuga ngo cyane noneho rero urabizi ko Ferwafa ariyo iri muri coordination y'ibintu bya Sekafa muri transport baragera bavuga ati rero ese ibintu bya Pasiteri ijya Gicumbi itaha nuvuga nyine nuvuga ikipe ko imikino ibiri Kigali ikipe igagisubira igicumbi barimo bareba nyine bavuga ati bimeze bite ibintu byo dushaka iyo Pasiteri kuko ubwo ko imodoka zitwara ama equipe ziyavana ku myitozo cyangwa se ziyajyana ku kibuga arumva logistique ni yabo birumvikana ubwo rero ku bw'amahire mu bantu bari muri iyo transport harimo n'umuntu nyine n'ubundi ukunda bururu n'umweru yararebye aravuga ati nta kundi kubera ko no mu Bugesera mwashyira sasa kuko urabizi ko abundi bakunda kuvuga ko iyo harimo distance irenga ibirometero 200 aho ikibuga kiri cyangwa se aho umukino ukinirwa na equipe itaha aho ubundi mwaba mwatangiye kujya mu ntera ndende ariko kilometero 200 ni nyinshi cyane nyine ni kuvuga ubusanzwe mu mikino nyine ya mu mikino ya FIFA distance iri ahantu nuvuga ngo stade naho utuye hari n'ibyo ugomba kurenga ibirometero 200 no igicumbi ngira ngo ni 59 Kigali Gicumbi ni nka 59 so urumva ko iyo distance ubwayo nayo ntabwo kandi ikindi buke ko hano abarimo bafite bari muri cortege imbere bafite
imodoka cyangwa se moto igenda ibahanagura umuhanda ku buryo nta jamu ntaki igicumbi ndetse n'i Kigali nta kintu kizaba ibirometero 57. aha naho ngaho Kigali Gicumbi ko ntabwo ari kure hanyuma ubwo ikindi umuntu yabwira nuko ubwo umukiza Obedi niwe utarimo gukora imyitozo abakinnyi barimo Boris Gibene yabaye iki ngo yaravunitse afite ikibazo cy'imvune umukiza Obedi umukiza Boris Benu na Tatu Boris nawe baramukandagiye na Tatu yaragize ikibazo bonde kuri go na Tatu yarafite ikibazo nawe atazatinda muri Rayon pe aragenda azicaza leta tuse oya niwe mukinnyi yaguze nyina abonye aba rero Benu Boris ndetse na Tatu nabo bakoze imyitozo bari bagize ibibazo Tatu we namubonye rwose muri jezi nini cyane igikabutura kinini cyane bakaba bakoze imyitozo rero oya imyenda se ko ntayihari ko itaraza none se imyenda itaragaragaye kuri Rayon Day sinera ababwiye ngo bazakina nta birango biriho murabyibuka ahangaha tubivuze mugane bazakina nta birango biriho nta muterankunga n'umwe nta mufatanyabikorwa nta kintu ko byari bimeze kuko imyenda ntiraza mwaribonye bari kuri stage iriya stage y'abahanzi bahagaze ubona bambaye nyine imyenda y'ubururu n'umweru n'ubu rero ntayo baracyategereje nyine baracyategereje imyenda ngo iri mu nzira ubwo ni ibyo hanyuma indi nkuru mugaragu ejo hari akantu nagiye mbona kari kasohotse hirya no hino kavuga ngo bamwe mu bantu ngo bemerere RAYON-SPORT amafaranga naje kubaza kuko baravuga yuko ngo witwa Ntihanabayo Samuel urumva kunze kwita Kazungu boss ngo yemeye miliyoni 3 bakavuga ko Gacinya Chance Denis nawe yemeye 3 bakavuga ko Martin Rutagambwa ngo yari yemeye miliyoni 4 ndi Nkundimana Felix muramubona wo muri Jari nawe bakavuga ko yari yemeye 5 hanyuma rero bakagera kuri Paul Muvunyi bakamushyira ku mwanya wa mbere bakavuga yuko rwose mu rwego rwo gukomeza gutanga inkunga bakavuga ko yemeye ngo $100 by'amadolari $100 by'amadolari noneho 140 na zinga noneho ndabaza nagize amakenga ndabaza navuga ni se aya makuru koko yaba ari mbaza umwe mu bantu bo muri Rayon arambwira ati yego koko abo bantu bamwe muri ayo mazina ugarutseho bemeye amafaranga atariko rwose hari aho bagiye bakabya ati nk'ibyo $100 bavuze kuri Muvunyi kuri Perezida Muvunyi ati ntago ariyo ati ntago ariyo ariko numvaga ari menshi $100 ni byinshi ntago yabuze ariko mu bintu byagarabye kwitanga uwo muntu arambwira ati $100 yarambwira ati ubwo si 147 twari tuvuze kuro umunyarwanda yarambwira ati $100 ati ntago arizo atariko zirenze 50 cyane ako kantu yarakambwiye ati izo 140 ntago ari atariko birenze 50 zo zirarenga ako Muvunyi niyo azajya yitanga ubundi Muvunyi se buri gihe kahereza ariya amafaranga ubu nk'ejo bundi bagiye gusohoka ari yari yaguze nde umwaka ushize hari umukinnyi yaguze peke yake saza Muvunyi mu bukwe yaguze Asmani Ndikumana mu bukwe yahaye umuhungu w'urwuri kari akantu karanyemeje yandi abantu bazavuga ngo mbahaye ngo inkanye ngo mfura nzima ngira ahantu ngo muzaze ngo muyitware abuze ati murabizi ko dutunze rwose abana ati nimumara kuruhuka muzazaye mbahaye urwuri muhitemo urwuri ifamu kugira ngo mwumvikane neza ni ifamu ubwiyanga wabyumvise ko ugomba guhindura imvugo mu bukwe bwa mugaragu uzatanga urwuri uragira ngo ntange icyo ntafite nzatanga ibyo mfisha mu bukwe bwa mugaragu zigaragaza ntaho bukwe bukeya ariko buriya bwo ntabwo nagombaga kubusiba pe ubw'umuhungu wa Paul Muvunyi Bryce ibyo n'umuhungu wa Kwizigira turabona n'umuhungu wanjye rega bose ni mu mafamiye ihagaze ubukwe bwa boss ntabwo wagombaga ko nanjye ndeba kure wa umwana banana mwaturiye imigisha Perezida Paul Muvunyi tumusuhuze rero rwose perezida ariko icyo navugaga n'undi Muvunyi amafaranga arayabahereza ubu ejo bundi RAYON-SPORT nisohoka ntazabura abo yishyurira ibiki byose ayakomaho ntewebuka se cya gihe abemerera ibyerekeranye n'amatike y'indege ikipe ijya gusohoka abafana bajyaga Tanzania
benshi yagiye abishyurira cyane kandi ari amafaranga menshi ari amafaranga menshi cyane akaba nayo nko muri izo miliyoni twavugaga ayo matike y'indege ya ekipe muri rusange kuko umuntu araza akitanga akavuga ati ngewe ikipe izasohoka ngewe ibijyanye no gusohoka kwa ekipe indege kugenda kugaruka byose nyine ibyo bintu byose ngewe mu binkire ikintu ngewe nabwira abareyo nuko Rayon Sport iri mu mujyo mwiza iri mu murongo mwiza nubona Rayon Sport yasinyanye n'umuterankunga utera inkunga shampiyona nka Beka novuga ngo Rayon Sport buriya tubireba muri cadre y'umupira ariko turamutse dushatse kurenza amaso ukayashyira à l'horizon novuga ngo Rayon Sport irimo iratekerezwaho ku iterambere ry'umupira wayo bikajyana n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kubona umuterankunga wo kuri ya Kariba n'uwo bari bafite wa mbere ntagende akagira bike yemera bigomba gusigara nabyo byari kuba costinga Rayon Sport ikabona umuterankunga nka J Ruti wabahaye amafaranga urabizi bigeze mu mahina mwaka ushize nubwo iby'uno mwaka muri uno mwaka w'imikino byo bitarajya mu murongo Rayon Sport barimo barayubakira urwego rw'ubushobozi ruri stable ikintu kandi twabiha izo ndabo abayobora Rayon Sport uyu munsi ariko harimo ubushake buri inyuma bwa leta kugira ngo Rayon Sport imere neza ikintu twasorezaho nabonye abafana bavuga ngo kubera iki batangiye kubona ngo abantu bitwa ko ari abasaza babaye muri ekipe baje hatangiye kuzamo amafaranga bo batangira kubigira abo bantu rero izo nagiye mbona unuvuga ngo hari abantu urumva hari none ugasanga bakoze utuntu tw'utugurupe n'ibiki ugasanga iyo message bagenda bayisirikiza bashaka kuyishyira uwo umuntu wese utekereza ko bari abagabo baje ngo kubera ko ngo abantu bari kuza ahubwo unuvuga ngo kuko ibintu biri kujya ku murongo baje kubishyigikira kugira ngo noneho na bya bindi uko kuntu ayo mafaranga hari nabo buri wese agende ahuriza hamwe aho ibibazo bya Rayon Sport bibonerwe umuti ku buryo tuzongera kubonamo umuntu yongera kuzanamo ikintu cyo kuvuga ngo utekereza ngo abantu bagarutse ngo kubera amafaranga iyo mitekerereze irakuye abo bafana bafite ibyo ngibyo Sami tunyurire mu bijyanye na Argentine na Real Madrid nako na Espagne zageraga mu bihugu byabo bose bakiriwe nubwo umwe yatwaye igikombe undi akakibura Argentine irajyana nayo n'ibihano ariko igomba kujyana n'ibihano kuko FIFA yatangiye iperereza Argentine ikwiriye guhanwa by'intangarugero ikwiriye guhanwa bikomeye cyane uwitwa Morena na Paradesi Alberto ayaramutoza wungirije bashobora kuza guhanwa kuko FIFA yavuze ko yatangiye iperereza hanyuma muri Espagne bo byari ibirori bikomeye cyane Kukureya yongera gufata ijambo gusaba abafana ba Real FIFA yababwiye ko Kukureya yari yanditswe nk'umukinnyi wa Chelsea atari uwa Real bityo Real Madrid nta mukinnyi mfite watwaye igikombe cy'isi yanditswe nk'uwa Chelsea rwose niko byari bimeze rwose nabonye yahise anaritayaringa se yari yarabivuze rwose yavuze ati ntwaye igikombe cy'isi yaravuze ko azahiteshyiraho tatu ngiye gushyira akaboko kanjye hano bashyiraho tatu ya De La Fuente yego ibindi ce sont des histoires ndasezeye ariko uwitwa Kukurera abayenyenyeri muri iki gikombe nuvuga ngo we na Pedro Paul buri muntu wese washidikanyaga kuri Marc Kukurera ariko uretse ko nari nako yari ameze profile yobonaga ari umukinnyi uri aho ngaho urimo hagati cyangwa se uri average aho igikombe cy'isi cyerekanye witwa Kukurera none nira control yakoze ya demi tour akoresha ikirenge cy'inyo akinjira agatera santere ama overlap yakoraga muri gikombe cy'isi confidence yarafite ubona ko Kukurera kuri Jose Mourinho ashobora kuba abonye iruhande rw'umusoro noneho rugiye gukora uburyo aje forume yavaye mu gikombe cy'isi nazikomeza no muri Real Madrid uruhande rw'umusoro ikibazo cya Jose Mourinho kiraza kuba gikemutse si byose ubwo numva rero